This is Pamakio TV. Keep watching us. Aha, meze mute bakunzi ba Pamakio TV, se mukomeza kudukurikira aho ngaho byifashe bite. Ndakwifuriza gukomeza kugira imigisha y'Imana buri munsi. Ndetse nkubwira ati wakoze cyane kuba wahisemo kuri bino video kuko cyo mwizeza nuko megabyte zawe zitapfuye gusa ahangaha uhasanga amakuru ibigezweho udushya twinshi cyane. Cyo musaba ahubwo niba utaragikora ubu ngubu kora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere bareba video zacu zigezweho buri mwanya uko tuzishizeho. Yana gutindiye rero umuhanzi Diamond Platnumz twese turamuzi, turamenyereye, turamwumva buri munsi muri entertainment ya hano muri East Africa hose. Ni umuntu uhora ku radio, ku mateleviziyo, ku social media bitewe n'uburyo n'umuhanzi azi rwose kwiyabonesha niko nabyita, azi rwose kwishaka amakuru nuko ahora n'udushya, ahora n'ibitaramo, ahora na utuntu tudasanzwe. Uyu muhanzi dore ko azi no gushaka amafaranga ku buryo buri hejuru. Ni umuhanzi uzi gushaka amafaranga cyane, nacyo navuga ngo abahanzi bano mu Rwanda tubura cyane, babura nuko nawe bamwigiraho. Dore ko ubuheruta za rwose yanabivuze muri Diamond Karanga ubwo yanayamamazaga ku buntu, ahubwo n'abanyamakuru bakayimwamariza batabizi. Uyu muhanzi rero uherutse no gutangaza igihe umugore we azibarukira, dore ko yavuze ko umugore afite inda y'amezi 7 ngo ati ese nta mpamvu yo gukomeza kubihisha, no need to hide it anymore. Umugore wanjye rwose ubu ngubu afite atwite inda y'amezi 7, bivuze ati mu mezi 2 ari imbere aho umuryango uzaba wabaye mugari. Uyu mugabo dore ko yanabyaranye na Zari the Boss Lady abana 2 kuri ubu ngubu, abanavuga ko minsi ishize yishimiye kuba yongeye kubonana nabo. Aya makuru yose uyasanga kuri Pamakio TV na pamakionews.com. Pamakio News ni urubuga rwacu ushobora gukomeza gusura maze ukaryoherwa n'amakuru agezweho, politiki, imyidagaduro, imikino, ubuzima, urukundo n'ibindi byinshi. Aha, umuhanzi rero Diamond kuri ubu ngubu akaba yameje ko agiye gutaramira hano mu Rwanda mu minsi ya vuba cyane, dore ko kuri gahunda yerekana uburyo azagenda ataramira abantu mu bihugu bitandukanye n'u Rwanda rwajemo, ndetse akaba ari tariki ya vuba cyane muri uku kwezi turi kujyamo kwa 7, zaba ari tariki 17 Kanama uyu mwaka wa 2019. Ibintu bizaba ari umuriro ndakurahiye rwose. Hano mu Rwanda azaza asusurutsa abantu bose bamukunda. Zangu amezaliwa. Unajua mnapoanza mahusiano kuna kuulizana, mjuane, umezaliwa wapi, unatokea wapi, unapenda nini. Katika kuulizana ndio nikajua kama amezaliwa tarehe 1 na mama. Wakati ananiambia nikajua ananidanganya. Hata mimi pia nilipomwambia kama kazaliwa tarehe 1 na mama nilipogundua kwa ni kweli, nilifurahi sana. Ndio kidogo ikanipa changamoto kwa sababu nikajua itakuja kuwa ni siku kubwa, nikasema itakuwa siku kubwa. Nini Diamond Platnumz sibye kuba yitegura umubare munini w'ibitaramo mu minsi y'imbere, ariko kandi kwitegura umwana azabyarana n'umukunzi we mushya Tanasha Donna nkuko nahoze mbikubwira. Iyi ni Pamakio TV, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe maze ukomeze ugerweho n'amakuru ashyushye. Ciao, ukomeze ugira ibihe byiza. Maze ndakwizeza yuko Diamond Platnumz akigera inaha nabwo uzaza hanga uzabisangaho byose, uburyo bimeze, uburyo yahageze, uburyo yakiriwe, kuko tuzaba tuhabaye. Konza bugira ibihe byiza bakunzi ba Pamakio TV. Ciao.